Ni byiza cyane kuba mwumva ishuri. Uwiringiyimana Agatha yavutse muri 1953 ageza muri 1994 akaba intwari y'Imena. Dore amateka n'ibigwi bye. Yavukiye Gikore mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo kwa 23 Kamena 1953. Ni mwene Ntibashira kandi Juvenal na Nyirantabihengwa Saverina. Yashakanye na Birahari Nyase muri 1926 maze babyarana abana 5. Yabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore kuva ku wa 17 Nyakanga 1993 kugeza ku wa 7 Mata 1994 mu gihe cya Jenoside, yicwa n'abari ingabo z'igihugu. Uwiringiyimana Agatha yagize umutima wa kigabo arwanya akarengane k'iringaniza mu gihe ari minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye mu butegetsi bw'irondakarere n'irondakoko bwa Habyarimana. Yongeye kugaragaza ubwitange bwe buhebuje mu gihe cya Jenoside, akomeza y'ubuyobozi agerageza kugarura ituze mu gihugu cyari kigabijwe n'abicanyi. Ntawashidikanya ko ari umwe mu bagore b'Abanyarwanda baharaniye uburenganzira bw'umunyarwandakazi. Murakoze kubana natwe, naho ubutaha ku ishuri.